ngo amagambo tuvuga ahetse imbaraga zirema ibintu bikubiye muri ayo magambo. Iyo ni principe mukwiye kumenya. Iyo ni hame. Amagambo yawe ahetswemo imbaraga cyangwa yibitsemo imbaraga zirema icyo ayo magambo avuga. Donc nos paroles sont porteuses des réalités qu'elles annoncent ou qu'elles incarnent. Amagambo tuvuga, kuko ayo magambo bavuze ni amagambo avuga shalom, avuga amahoro. Niyo mpamvu ashobora kurema icyo yavuze, na niyo mpamvu ashobora icyo yavuze gishobora kugenda kikagaruka. Wabibizi? Ayo mahoro niba yatanga arajyaho bayatanze, nimba batabikwiriye arabagarukaho. Ari amagambo ararema kiriya yavuze. Muri kayacu ni shalom. Ntabwo ari gusa shalom muri kesi gusa. Amagambo ararema icyo amenyekanishije. Mu ijambo rimwe, les paroles sont prophétiques. Kenshi tutumva ubuhanuzi muri sense iri naro, iri ngufi cyane. Amagambo yibitsemo ubuhanuzi. Kenshi abantu ntibamenya ubuhanuzi icyo ari cyo. Na niyo mpamvu uriya mutambyi mukuru igihe Yesu yarageze ko abambwa, yaravuze ngo ni byiza ko umuntu umwe apfa aho kugira ngo ishanga ryose ririmbuke. Yaravuga Abisirayeli. Biravuga ngo ibyo ntabwo yabivuze kubwe, nk'uko yari umutambyi mukuru w'umwaka, yari warahanura ko Yesu akwiye gupfa kugira ngo benshi bakire. Ese uriya mutambyi mukuru igihe yabivugaga yarazi ko arahanura? None se mbere hariya muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 11 ku murongo wa 50 na 52. Mbese ntimutekereza yuko kuri 28 irakuri 28, nitumurekera dutya bose bazamwizera, kandi abaroma bazaza barimbure umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati, ntacyo muzi. Mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ku bwoko bwose bwarimbuka? Ibyo ntiyabivuze kubwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo no kugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Amen. None se Kayafa yari umutambyi mukuru w'umwaka, igihe yavuga ngo mwebwe ntacyo muzi, ni byiza ko umuntu umwe apfa kugira ngo benshi, ni byiza ko apfa benshi bakire, dusacrifiye umuntu umwe ari we Yesu, aho ngo abaroma barimbure ishanga ryose ry'Abayuda. Biravuga iki? Ngo ibyo ntago yabivugaga kubwe, ariko yari warahanura ko Yesu akwiye gupfa kugira ngo benshi bakire. Mwabyumvise? Ariko murumva ko igihe yabivugaga we ntabwo yari azi ko ariwo arahanura. We yari azi ko ariwo aragira inama abandi, abayobozi bakuru b'idini y'Abayuda. Ni ukuvuga ngo amagambo ya Pilato nako ya Kayafa ari amagambo yari ubuhanuzi, kabone n'ubwo wayavugaga atarazi ko ari ubuhanuzi. Ntabwo yababwiye ngo mureke rero mwumve icyo umwuka avuga, no. We yaravuze, hanyuma umwuka wera arahamya ko
atabivugaga kubwe, ahubwo yabivugaga kubera ko yariho arahanura yuko Yesu akwiye gupfa aho kugira ngo ishyanga ryose ririmbuke. Ubwo aravuga ko Abaroma bashobora kurimbura ubwoko bwabo nyine bw'Abayuda. Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur ce temps-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. None nimumva ko amagambo afite imbaraga, amagambo afite imbaraga. Ijambo ry'Imana riratubwira aya magambo akurikira, Imigani 18:21. ururimi rwiza nirwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Amen. Hanyuma umviriza Bibiliya, Louis Segura avuga ngo c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ajagaohan mu Kinyarwanda. Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Niko bivuga hariya. Oya, ni kuvuga ko ngo urupfu n'ubugingo imbaraga zabyo biri ku rurimi, abarukunda bazarya imbuto zarwo. Niko bivuga. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Urupfu n'ubugingo biri ku rurimi, abarukunda bazarya imbuto zarwo. Ni ukuvuga ngo uzarya imbuto ziva ku byo uvuga. From the fruit of their mouth a person's stomach is filled, with the harvest of their lips they are satisfied. The tongue has the power of life and death. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Mwabyumvise? Umva ko Inyarwanda bavuze ibindi. Nukuvuga iki? Imbaraga ngo z'urupfu n'iz'ubugingo zikorera hehe? Ku rurimi. Amen. Ngo abarukunda bazarya imbuto zarwo. Hano mu Cyongereza c'est la même chose no mu Gifaransa. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu, amen, mainly cyangwa uruhande runini rwubatswe ku byo asohora mu kanwa ke, ku byo avuga daily, umunsi kundi. Murabizi? Nibyo bita kurya imbuto za ururimi. Ngo power, ubushobozi burema urupfu cyangwa ubugingo ngo biri ku rurimi. N'Imana yabishize. Mwabizi? Imbuto z'ubuzima bwacu zituruka ku byo tuvuga ku munsi ku munsi. Ibyo biri mu Kinyarwanda mubireke kwanza, sibyo? Mufate ibyo tubafashe hano indimi ebyiri, Icyongereza n'Igifaransa, birahwanye. Ngo ururimi rufite imbaraga. The tongue has the power of life or death. Bivuga ngo ururimi rurema ibyiza cyangwa ibibi mu buzima bwa nyirarwo.
urwo rurimi. Bibiliya ivuga iki? Ngo ururimi ni akagingo gato. Yakobo ibice bitatu. Tugende hariho Yakobo. Cyangwa mbere yo kujya kuri Yakobo tubanze tusome Itangiriro 3:1. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Nukomeza ibiganiro, inzoka na Eva bari bakoresha iki? Amaguru, ururimi. Inzoka yaraje anyuma irabyina gusa. Ils ont engagé une conversation. Batangiye kuvugana. None se urwo rurimi Satani yakoreshe, ko inzoka hano ni sembole Satani. Satani yakoresheje ururimi kugira ngo ashuke Eva, bikingwira urugi. Twumvise iki? Imbaraga z'urupfu n'iz'ubugingo bikora hehe? Ku rurimi. Satani akoresha ururimi yinjiza urupfu. Nimubona se? Satani yakoresheje ururimi mu kuganira na Eva, akingurira urupfu irembo. Tangira ubibone. Mwabyumvise? Ntabwo urupfu rwapfuye kwitura kuri Adamu na Eva. Satani yakoresheje ururimi, yatangiye ibiganiro na Eva, bombi bakoresha ururimi. Hanyuma urupfu rurinjira. Ndabisonera mu Kinyarwanda. Nos pensées exprimées en mots, donc paroles, sont de support d'une puissance spirituelle. Ibitekerezo byacu biseruka mu magambo tuvuga nibyo imbaraga z'umwuka zikoreraho. Ubu rero amagambo yacu yakwitwa des outils de création, ibikoresho byo kurema. Les mots sont des unités atomiques de la réalité. Amagambo n'uturemangingo dukoreshwa mu mbaraga zo kurema, byaba ibyiza byaba ibibi. Car ils sont la base d'action de nos pensées et de nos croyances. Kuko nigo rufatiro rw'ibikoreka byose twizera cyangwa dutekereza. En choisissant nos mots, mu guhitamo amagambo tuvuga, nous choisissons les graines que nous semons pour notre avenir. Mu guhitamo amagambo tuvuga, tuba duhitamo imbuto z'ejo hacu zizarema ejo hacu hazaza. Mwabyumvise? In other words, our words create the world we are living in. Amagambo yacu arema isi tubamo. Les mots créent le monde dans lequel nous vivons. Isi turimo none mubona, amen, yagiye iremwa ibirimo bigira simvuga ibiti n'amabuye, ndavuga imibereho y'abantu. Yavuye mu magambo abantu miliyari na miliyari z'abantu, ukurungano rwagiye rukurikirana rundi bagiye bavuga. Wabibise? Amen. Donc les paroles sont porteuses de réalité. Amagambo yibitsemo imbaraga zirema amateka. Donc vous serez ce que vous dites. Uzaba icyo uravuga. Turaza kushiramo nuance, muza kumva ibisobanuro bya nyabyo. Amen. Alléluia. Donc le pouvoir transformateur des mots
imbaraga z'amagambo zirema gute realite yacu, zirema gute ubuzima bwacu? Ni gute? Comment votre parole façonne votre réalité? Ese amagambo yawe yarema gute ubuzima bwawe? Tumaze kumva ko la parole est un acte créateur. Iyo tuvuze tuba turarema, turaza kumva ibikwiye kumenywa muri ubu bwiru, kuko ubwenge bwawe bushobora kutabisingira. Amen. Tusome tufate urugero rumwe, Yosuwa 6:26-27. Yosuwa 6:26-27. Yosuwa. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza, arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa, kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Amen. Amen. Yosuwa amaze gutsinda Yeriko, amen, inkike zimaze kuriduka, avuga aya magambo: uzahaguruka kubaka Yeriko nashiraho imfatizo abura umwana w'imfura, natera amarembo yawo abure umuhererezi. Hano yagize iki? Yavuze. Yagize iki? Yavuze. Yakoresheje iki? Amagambo ava ku rurimi rwe. Hari ibindi yakoze? Hari agafu yamije aho hano? Yavuze gusa, sibyo? Yavuze gusa. Ku ngoma y'umwami Ahabu nko muri za 874 mbere ya Yesu, hari umugabo atanamenye n'ibyo Yesu yavuze, kuko Yesu yabivuze nk'igihumbi kimwe 350 aho. Igihumbi kimwe 350 aho niyo yavuze ayo magambo. None mu 874 murane imyaka nyuzemo, uyu mugabo ntabwo yarabizi ibyo Yesu yavuze kuri Yeriko, ariko dore ibyamubayeho. Dusomere Abami ba mbere 16:34. Ku ngoma ya Ahabu, Hiyeli w'i Beteli yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro, apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo, apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Amen. Mwabonye? Yosuwa, haleluya, n'uyu Hiyeli w'i Beteli babaye mu bihe bitandukanye. Murabona imyaka yanyuzemo. Tubabwiye imyaka uyu mugabo yakoreye uyu murimo wo guhaguruka kubaka Yeriko, atazi ibyavuzwe kuri iyo Yeriko. Ni ku ngoma ya Ahabu. Nawe Yosuwa yavuze igihe bari barava muri Egiputa, bari bamaze kurangiza imyaka 40 mu butayu, bambutse Yorodani, bari bararwana. Umugi wa mbere babanje kuvanamo bamaze kwambuka Yorodani ni Yeriko. Imyaka hafi 450 inyuzemo. Iryo jambo ryaravuzwe kuri Yeriko. Uriya mugabo ntabwo yarabizi, Yeri ntabwo yarabizi. Arahaguruka ajya kubaka Yeriko, ashize imfatizo, umwana w'imfura arapfa. Agiye kubaka gutera amakingi y'amarembo nayo, inkingi z'amarembo nayo, abura umwana we w'umuhererezi. None si hano mwe mumva iki? Hano ni ibintu bihamya ko amagambo ararema. Bayizi? Amagambo ararema. Ararema, haba kuri wowe, haba kuri societe.
ntabwo ari wowe gusa, n'abandi mu mibanire y'abantu babana bakoresha amagambo, kuko amagambo ni Imana yaduhaye kugira ngo yubake ubuzima bw'abantu. nta bantu babaho batavugana. Amen. N'inyamaswa nazo ziravugana, ariko ibyo bita langage na langue. Langage ni uburyo bwose bukoreshwa, yaba ari abantu yaba ari inyamaswa, kugira ngo zikominikane, zivugane. Abantu bafite langage yabo, n'inyamaswa zifite yazo. Amen. Abantu langage Imana yabahaye binyura ku magambo ava ku rurimi, nibyo bita la langue. Langage buri biremwa bifite yabyo. Hanyuma langue niyo umwana w'umuntu yahawe ururimi kugira ngo akomunike na bagenzi be. Niyo bigize ayo magambo. Inyamaswa zifite langage yazo, zo ntabwo zifite aya magambo nk'ayacu agerekeranye kugira ngo ashobore kuvamo ibyo bita les paroles, logos. Zo zifite icyo bita onomatope, ni ukuvuga ngo ni amason. Iyi ntare ibivuze, izi nyamaswa zimenya icyo ivuze, bagenzi bazo. Inzuki zifite uko zivugana, ariko zo zikoresha amadansi cyangwa iki. Ariko inyamaswa zindi zitandukanye, imbwa, ingagi, zifite amason zivuga, zifite amajwi zisohora, izindi zikamenya icyo zivuze. Iyo ni langage yazo. Ntabwo twavuga ngo nta bwenge zigira, zifite ubwenge bwazo, zifite n'imvugo yazo. Twebwe abantu rero muri langage yacu Imana yaduhaye le verbe, ijambo. Amen. Kiretse nyine ibiragi kubera ikibazo, ariko nawe bifite uburyo bakominikana, bafite langage yazo yabo. Biragi abafite ubumuga bwo kutavuga bw'uburagi bafite uburyo bakominikana mu majeste. Ibyo batekereza bashobora kubivuga mu majeste. Amen. None rero tukwiye kumenya ko twebwe twahawe, ndavuga abantu bari normal, batafite uburwayi bwo kutavuga, bahawe kuvuga, kubaka ubusabane bwabo, imibanire yabo bakoresheje ururimi. Na niyo mpamvu Imana ivuga, ifata amagambo menshi cyane yo kugura ku byekera ururimi. Tugiye kuri Yakobo 3. Yakobo ibice 3. Hafi igice cyose ivuga ururimi. Sino ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 12. Bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha. Muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo ni uko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe n'ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu.
kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza bwuzuye ubusagwe bwica. Urwo ni rwo dushimisha umwami data wa twese, kandi ni rwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Nidushaka tugumaho mwe mushobora no gukomeza. Umviriza, ijambo ry'Imana hano riratubwira ibyerekeye ururimi n'ibyarwo, kugira ngo abera bamenye uko bakwiye kurwitondera. Hano bakoresha icyo bita metaphore, ni ikigereranyo. Bavuze ko ururimi, amen, ururimi ni metaphore bakoresheje. Bavuze ngo ururimi ni umuriro. Cyo bavuze, ururimi ni umuriro. Ngo ururimi ni umuriro, uvuga ngo wowe mu ngingo Imana yaguhaye ari urugingo ruhetse umuriro. Mu ngingo Imana yaguhaye hari urwashiremuzamo umuriro. Ngo la langue est aussi un feu, ni umuriro. Baduhaye metaphore y'ukuntu ishyamba rigari ringana gute rishobora gukongezwa n'akariro gato. Akariro gato kagatwika ishyamba ryose, nubwo ryaba ringana n'ibihugu bingahe. Mujya mukurikira kuri za televiziyo imiriro itwika ahantu hanini cyane. Ejo bundi muri France no muri Espagne imiriro yatwitse ahantu hanini cyane. Muri Amerika za California imiriro yatwika, amadega kazana amazi, biki byose bakarwana n'umuriro, kenshi ukanabananira kuwuzimya. Kandi waratangiye arakantu agashashi ngwavuze akayitenseri gusa gato. None se ni gute umuriro utangira arakantu gato ugatwika amashyamba manini cyane? Bigenda gute? No kuvuga abarimo ibikurikira. Habanza kuba umuriro, akantu gato cyane, agashashi gato, etenseri. None uwo muriro rero nubwo ari akantu gato, akabiriti gato guca, akatsi kamwe gusa kakaka. Nimba hariho ibikurikira, iyo shamba ryose rizasha. Akwiye kuba ari condition ya mbere, habe ibyatsi cyangwa ibibabi byumye. Condition ya kabiri, akwiye kuba hari umuyaga. Babizi? Iyo ibyo bintu nubwo ari izindi parametre tutarebye, ibindi bipimo, ariko dufate agashasi k'umuriro, etenseri, ibyatsi byumye mu ishyamba n'umuyaga. None hano batubwiye iki? Batubwiye ngo ururimi ruhetse umuriro. None se nimba ururimi ari umuriro, iyo tuvuze ururimi hano tuvuga amagambo. Nimba ururimi rusohora umuriro mu magambo tuvuga, iryo shamba se ryaba ari iki? Kuko hano turi mu kigereranyo. Nimba Yakobo yavuze ngo ururimi ni umuriro, kandi nk'uko akariro gato gatwika ishyamba ryose, none hano ishyamba ryaba ari iki? Ni sosiyete. Bayibise? Nuvuga ngo ururimi rushobora gutwika sosiyete yose. Gutikana kuvuga ngo rushobora kurema ibyago cyangwa ibyiza. Kuko wa umuriro ntabwo igihe cyose ari mubi, niho dutekesha. Bayibise? Umuriro niho dutekesha. Umuriro niho dutuma tubona nijoro. Nimwibaze abantu ba mbere igihe bavumbuye umuriro, batangiye kurya ibiryo bitetse. Rero umuriro ufite uruhande rwiza iyo ukoreshejwe neza, kandi umuriro ushobora kurema amahano iyo ukoreshejwe nabi. Rero uriya muriro rero ku rurimi rero ariyo magambo yacu, amen,
batubwiye ko urupfu n'ubugingo bikora hehe? Ku rurimi. Rwa rurimi nyine ngo niko dukoresha mu guhimbaza Imana, niko dukoresha mu kuvuma abantu baremwe mu shusho y'Imana. Nidukurikira iyi metaforo ya Yakobo cyangwa kigeranyo, ururimi ni umuriro. Abantu baba bangahe mu muryango umwe cyangwa sosiyete nzima, umudugudu, umujyi, igihugu, n'abantu. Rero ururimi ngo rushobora gukongeza ishyamba ryose. Nimba ari umuriro, ngo akariro gake gashobora gukongeza ishyamba ryose. Ngo n'ururimi niko rumeze, ngo ni akagigo gato mu mubiri, niko gato, ngo ariko gashobora gutwika umubiri wose, kuwukurira ibyago, ndetse kakarenga n'umubiri, kagakongeza n'abantu bose, yaba mu muryango, yaba muri kominote, yaba igihugu cyose. Nk'uko akariro gato gatwika ishyamba ryose. None tubaza kure rero, ako kariro nikadahura n'ibyatsi byumye cyangwa gahure n'umuyaga, ntigashobora kurenga ahantu hanini mu gihe gito. None se uyu muyaga usunika ako kariro gakwire hose mu ishyamba karitwike, ko ari metaforo, ko ari igereranyo, ni iki noneho? Ko twamaze kumenya ko hano umuriro uvugwa mu buryo bw'umwuka ni ururimi rw'umuntu n'amagambo asohoka ku rurimi rwe, kanwa ke. None uyu muyaga ni iki? Umuriro nubwo kaba ari gato, iyo gahuye n'umuyaga n'ishyamba rikaba ryumye nko mu cyi, sibyo? Umuyaga urasunika umuriro ugakwira hose, ishyamba rigashya. None hano se tumaze kumenya ko ururimi ari umuriro, amagambo tuvuga. None se tumaze kumenya ko ishyamba ari abantu. None se ayo magambo ava mu kanwa k'umuntu umwe azakwira ku bantu bose ngo areme ibibi cyangwa ibyiza biturutse kuki? Akwiye kuba yahuye n'umuyaga. Umuyaga ni iki? N'imbaraga z'umwuka. Nimba ari bibi bizakwirisha ishyamba, Yakobo yavuze ngo ni umuyaga wa Gehenomu. Ngo ururimi rukongezwa na Gehenomu. Gehenomu situwemo n'abandi, n'amadayimoni. Amadayimoni afata amagambo y'umuntu akayirukankana, akayakwizaho hose, akarema imirimo ya Satani. Mwabyumvise? Ku muntu rero wejejwe, ku muntu ukijijwe, akwiye kwitondera ibi Yakobo avuga. Amen. Haleluya. Kuri 10:12 mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Amen. Ni ukuvuga ngo rero Yakobo agereranije akanwa k'umuntu n'isoko. Ngo isoko ivamo amazi meza cyangwa amazi ashaririye. Ntago byombi byavamo. Iki nacyo ngo umutini ngo wagira gute? Wakwera elayo, hanyuma noneho umuzabibu ukera umutini? Byashoboka? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? Ntabwo umutini wakwera elayo, na elayo ntiyakwera umutini. Buri giti cyera imbuto zacyo. Ni ukuvuga ngo rero uriya muntu ahumanye, atarezwa n'amaraso ya Yesu, adatuwemo n'ijambo ry'Imana, atejejwe mu ijambo rimwe, azajya asohora mu kanwa ke umuriro, amagambo
ariyo muriro, kurimi ngo ni umuriro. Hanyuma abadayimoni bazayafata kubera ko atuwemo n'umwijima, bayirukankane ahumanye benshi. Mwabyumvise? Naho uwejejwe ariyo ya soko ivamo amazi aryoshye meza. Amen. Ariyo wa muzabibu wera inzabibu, sibyo? Azava amagambo amuva mu kanwa kubera ko yejejwe. Ntabwo ari abadayimoni bazayafata, ahubwo umwuka wera azayakoresha kugira ngo ayakwirakwize, areme ibyiza. Biyesha Imana icyubahiro. Imana yahabwa icyubahiro. Nahacu rero kureba. Haleluya. Ese turi isoko ivamo amazi aryoshye cyangwa amazi ashaririye? Ese amagambo amvamo n'abadayimoni bayakira ngo bayakoreshe, cyangwa n'umwuka wera uyafata noneho akayaremesha ibyiza? Ko twumvise ko, umviriza, twumvise ko Yosuwa yaratuye kuri Yeriko. Umuntu nahaguruka kubaka Yeriko, natera imfatizo azabura umwana w'imfura. Nayubaka gutera amarembo ya Yeriko, kuko byose byari byararidutse, azabure umwana w'umuherezi. Murazi impamvu byakoretse ibyo Yosuwa yavuze? Ni umurongo ukurikira. Nuwuhe umurongo ukurikira? Amaze kuvuga amagambo, umurongo ukurikira nuwe? Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa. Voilà. Uwiteka yabanaga na Yosuwa. Rangiza amagambo. Kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Uwiteka yabanaga na Yosuwa. Bivuga iki? Ari amagambo Yosuwa yavuze, umwuka w'Uwiteka yahise ayafata. Kuko ntabwo ari Uwiteka yamubwiye ngo Yosuwa avuga ibi. Yosuwa yarabivuze kuko ahagaze mu Mana. Uwiteka rero abana na Yosuwa yahise afata ayo magambo. Hanyuma igihe kigeze, amen, warenze ku byo Yosuwa yavuze, wa muvumo waramufashe, ari we Yeri wa Yeriko, wa Beteli. Mwabizi? Kugira ngo rero amagambo yacu tumenye ukuntu arema, nukumenya tugendera mu wehe mwuka. Tugarutse kuri rya jambo rya Luka 17 ngo Yohana Umubatiza yagenderaga mu mwuka no mu bubasha bwa Eliya. Amen. Buri muntu wese afite umwuka agenderamo. Utagendera mu mwuka w'Imana agendera mu mwuka w'abadayimoni. Wabizi? Nta position intermédiaire ibaho. Kuko Imana kwishura ivuga ko hariho imyuka ibiri. Amen. Abadayimoni bose bari mu mwuka umwe w'ubugome, yuta les puissances d'iniquité. Abadayimoni bose, abamarayika bose bajugunywe hasi na Satani, babaye ibivume. Mwabyumvise? Luciferi yitwaga Luciferi, l'ange de lumière, umarayika w'umucyo, ahinduka Satan, l'adversaire de Dieu. Satani umwanzi w'Imana. N'abadayimoni bamukurikiye muri rebellion, muri kugomera Imana, n'indi myuka yose y'abadayimoni iri munsi y'ubutware bwa Satani. Ibi bose uko bangana, Imana ibaza umubare, bose bagize umwuka umwe, umwuka w'ubugome. L'esprit de méchanceté cyangwa l'esprit d'iniquité. Puissance d'iniquité. Wabizi? Hanyuma twe abamarayika bose bari mu ruhande rw'Imana. Amen. Bose imbaraga zose ziri mu ruhande rw'Imana. Amen. Zose zitwa la puissance de la piété. N'umwuka wo kubaha Imana. Kwa abamarayika bose ba Mikaeli n'abandi, n'abamarayika bose bagumye mu ruhande rw'Imana, bose imbaraga zibakoreramo nizo kubahisha Imana. Natwe rero niba turi muri Yesu Kristo, kuko ni ubwira bwo kuba Imana bukorera, tugendera mu mwuka w'Imana.
ari umwuka wubahisha Imana muri byose. Bivuga ngo rero tukwiye kwitonda ku magambo tuvuga, kuko nimba tuyavuga tukwiye kumenya ko tuyavugira mu Mana turimo, nkuko babandi batari muri Yesu bayavugira mu mubi barimo. Niyo mpamvu ubona isi ya none nta mahoro ifite, kubera ko abantu benshi ku isi ntago bavugira mu Mana, bavugira muri wa mubi, none bikarema ibyago n'amakuba, bikareba ibibazo. Umuntu wese ururimi rwe rufite ubwami rurimo, kuko ni urugingo ruto mu mubiri w'umuntu, kandi uwo muntu umubiri we ubitsemo umuntu w'umwuka. Amen. Kandi ururimi rusunikwa n'ibituruka muri wa muntu w'imbere, ari wo muntu w'umwuka. Niyo mpamvu rero rubanza guhumanya wa muntu ubwe, umubiri we, none rukagenda rero imbaraga zikuzimu zikaza nk'aho muyaga utwara kakariro gake kagatwika ishyamba ryose, none imbaraga zikuzimu zigahagurukana ya magambo avuze. Amen. Hanyuma rikabanza kuyakoresha kuri we nko kumuhumanya, nugasanza bahumanya imbere, noneho amagambo akagenda akwirakwiza mu bantu, noneho agenda bahumanya, akagenda akora ibibi. Mwabyumvise? Rero turashaka gutandukanya Bibiliya ikivuga ngo ubutware, ububasha bw'urupfu n'ubugingo biri ku rurimi, tubitandukanye n'inyigisho mu isi ziza zitangwa hanze y'iby'Imana, ibyo bita la doctrine du nouvel âge, new age doctrine, bigisha ngo la pensée positive, kuvuga ngo ibyo utekereza, ibyo uvuga nibyo birema ubuzima bwawe. Amen. Twabyaguye kugira mumenye ko bidapfa gukora gutyo, ce n'est pas automatique gusa, nukuba ko amagambo aherekezwa n'umwuka, yaba uw'Imana yaba uw'abadayimoni. Niyo mpamvu rero dukwiye kwitonda ku byo tuvuga. Tumvise ko amagambo, urabona amagambo nabuze uko mbivuga, parce que hariho les mots et les paroles. Parole ni ijambo. Amen. Hanyuma akaba harimo mu ijambo les mots, les mots. Nimvuga tuvuge Beteli n'itorero ry'Imana, ibyo mubyita gute? Ni ijambo niki? Ni interuro igizwe n'amagambo. Nuvuga ngo rero amagambo n'uturemangingo twibitsemo imbaraga zirema icyo interuro ivuga. Ese mwabyumvise? Amen. Amagambo agize interuro n'uturemangingo twibitsemo imbaraga zirema icyo interuro ivuga. Niyo mpamvu udakwiye kuvuga ibyo ushaka, kuko hari imyuka itegereje gufata ibyo uvuga kugira ngo iyo myuka iyikoreshe mu kurema ibibi cyangwa mu kwangiza abantu. Ukwiye kumenya ibyo uvuga kugira ngo ntupfe ururimi rwawe kuruha imbaraga izo arizo zose. Ukwiye kwitonda. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira amagambo akurikira. Amen. Twatangiye tuvuga ngo urufunguzo rw'ubuzima bwacu rurihe? Mu byo tuvuga. Si wo mutwe mwanditse. La clé du malheur ou du bonheur de ta vie dépend de tes paroles. De qui? Urufunguzo rw'ubuzima bwawe, bw'amateka yawe, uruhande runini cyane ruhagaze ku magambo uvuga. Usomere Abefeso ibice 4 umurongo wa 29. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu,
ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo mushime Imana. Amen. Hano mwumvise bari batubwira iki? Gukoresha neza ururimi. Tuzarya imbuto zarwo. Ururimi. Dore ijambo ry'Imana ritubwira ko uko dukwiye. Ugumvise ko ngo ururimi ngo biragoye kurutegeka. Niko Yakobo yatubwiye hariya mu gice cya gatatu. Ngo biragoye. Ariko twebwe abavutse ubwa kabiri muri za mbuto z'umwuka hariho yitwa self control. Imbaraga zitubashisha gutegeka, sibyo? Kwifata. Dore rero muri Yakobo iki cya mbere, amen, umurongo wa 19. Nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva, ariko atinde kuvuga, kandi atinde kurakara. Amen. Yihutire kumva, atinde kuvuga. Mwajubise? Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Niko bitworohera twebwe. Kenshi twihutira kuvuga, ntabwo twihutira kumva. Bivuga ko ururimi rero ruratuganza. Ijambo ritubwira ngo umuntu yihutire kumva, nihutire kuvuga. Kuko ururimi icyo rusohoye rifite ingaruka. Uzajye wihutira kumva aho kwihutira kuvuga. Zaburi 141:3. Uwiteka, shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye. Amen. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Aravuga ko Imana imurinde kuvuga ibintu bidahesha icyubahiro. Kubera ko amagambo arakoreshwa na Satani cyangwa akoreshwa n'Imana. Mwayibise? Zaburi 141 umurongo wa 4. Kuri Zaburi ya 19 umurongo wa 14. Amagambo yo mu kanwa kanjye n'iby'umutima wanjye wibwira bishimwe mu maso yawe, Uwiteka, gitare cyanjye, mucunguzi wanjye. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. 19 mwasomye? Zaburi ya 19 umurongo wa 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Amagambo yo mu kanwa kanjye n'iby'umutima wanjye wibwira bishimwe mu maso yawe, Uwiteka, gitare cyanjye, mucunguzi wanjye. Amen. Murumva? Hano tumaze kubona yuko umukiranutsi akwiye kwitonda ku rurimi rwe ibimusohokamo, kubera yuko twumvise yuko amagambo yibitsemo imbaraga zaba za sekibi cyangwa imbaraga z'Imana. Nuvuga ngo rero ubuzima bwawe, nushaka ko ubuzima bwawe buba ubuzima buhesha Imana icyubahiro, ukinjira mu mateka Imana yakugambiriyeho, ururimi rufite uruhare runini cyane. Ni igikoresho cyo kurema amateka, kuko ibintu byose biri mu mibereho y'abantu ururimi rwagize uruhare runini kugira ngo bibeho. Niyo mpamvu rero ukwiye kwitonda ku bintu byose uvuga. Nimba wikunda, kandi zera ko wikunda, ko nta muntu yanga, ukwiye kumenya ko ururimi ni gato cyane mu ngingo zigize umubiri wawe, ariko niko gahetse ubushobozi burenze ubw'izindi ngingo. Niyo mpamvu ukwiye kubyitondera cyane. Mose yaravuze ngo dore agakiza kari ku rurimi rwawe no ku mutima wawe.
niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera n'umutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, urakizwa. Tuvuga ngo agakiza rero urumva ko hariho ibintu bibiri bikaduhesha: ni umutima wizera Kristo, n'ururimi rwatura. Amen. Ururimi ruvuga yuko Yesu ari umwami. Nubwo agakiza tugaheshwa no kwizera umurimo Yesu yakoze, tukazera Yesu n'umurimo yakoze, ariko ururimi rufite uruhare rukomeye cyane, kuko ngo Satani twamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwacu. Urumva ko ururimi rufite imbaraga zo kurema, yaba ibyiza yaba ibibi. Amateka yawe ya none urimo ashobora kuba atameze neza nk'uko bikwiriye, kubera ko utigeze umenya ko ururimi rwawe rwabigizemo uruhare. Ariko ntabwo rirarenga, ushobora guhindura, none ugatangira gukoresha ururimi rwawe, ukarusengera, ukarushira munsi y'ubutware bw'Umwuka Wera, ukarugwezesha amaraso ya Yesu, kugira ngo none utangire gusohora amagambo, amen, Umwuka Wera ashobora gukoresha kugira ngo areme amateka mashya, areme ubuzima bushya. Kuko twumvise ko mu kigereranyo, muri metaphore, ururimi ngo ni umuriro, kandi ngo n'akagingo gato. Ururimi n'akagingo gato mu ngingo z'umubiri, ngo ariko kameze nk'akariro gato cyane gakomeza ishyamba ryose, kuko narwo ngo rukongezwa na Gehinomu. Kugira ngo ishyamba rishye akwiye kuba hari akariro gatangiye, none umuyaga ugakora akazi ko kwiza akariro mu ishyamba ryose iyo ibiti n'ibibabi byumye. Rero sosiyete twigereranye n'iryo shyamba. Haleluya. Kandi muri sosiyete haba harimo imbaraga z'umwuka zikora. Biratubwira ngo tuzi ko turi ab'Imana, ariko ngo isi yose muri wa mubi. Nuvuga ngo rero isi imeze nk'ibibabi byumye bitegereje akariro iyo gahuye n'umuyaga. Rero amagambo mabi akwira vuba kurusha amagambo meza, kubera ko sosiyete imeze nk'ishyamba ry'ibibabi byumye, habategereje gusa akariro. Niyo mpamvu rero ijambo ribi rikwira cyane vuba mu bantu kurusha ijambo ryiza, kubera ko sosiyete imeze nk'ibiti byumye n'ibibabi byumye, habasigaye akariro. Hanyuma segwakira w'abadayimoni bagahita bafata rero ya magambo mabi, kabone nubwo yavuye mu kanwa k'umuntu umwe, agahita akwira muri miliyoni z'abantu, kubera yuko nyine sosiyete ya none, sosiyete y'igihe cya none, iyo bavuze igihe cya none uvuga ngo ni igihe cyose amahanga yateye Imana umugongo, ngo amahanga ameze nk'amashyamba y'ibiti byumye n'ibibabi byumye. Niyo mpamvu inkuru mbi ikwira vuba mu bantu kurusha inkuru nziza. Reka rero ururimi rwacu rero turuzane munsi y'ubutware bwa Kristo. Data, turagushima ko twumvise ko urufunguzo rwahindura amateka yacu, rwahindura ubuzima bwacu, ntabwo kenshi ruba mu bintu byinshi twibaza, ahubwo ngo ruri ku rurimi rwacu. Mwami, turazanye indimi zacu munsi y'ubutware bwawe, kugira ngo amaraso yongerewe yeze ururimi rwacu, kugira ngo rusohore amagambo ahesha Imana icyubahiro. Nitube Mwami, ururimi rwacu ntirube nk'isoko isohora amazi asharira, ariko ururimi rwacu Mwami rumere nk'isoko isohora amazi, izana amazi adudubiza, amazi meza. Mu izina rya Yesu, amazi ahesha ubugingo abayanywa. Mu izina rya Yesu Kristo, amanywa ku magambo yacu, abanywa ku magambo ava mu rurimi rwacu, abe ari amagambo ahesha ubugingo, ahesha abantu kubaha Imana, azana agakiza mu bantu, azana kubohoka mu bantu, azana umugisha mu bantu, azana guhambuka mu bantu, azamura abantu mu rwego rwo gukiranuka, azamura abantu mu buzima bwesha Imana icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Rero turabashimiye mwese mwabonetse, turashimiye Madame Flora ku murimo yakoze na mage mumfashije, na Pastor Celestin na Divine nawe wadusomeye.
n'abavandimwe bose mu buhanga bw'ibyuma n'abari bari inyuma. Imana yabashije gukoresha mwese Imana ibaha umugisha. Amen amen. Asigaye rero mukomeze rero musengere ururimi, kuko mwumvise ko ari urufunguzo rw'ubuzima bwacu.